hirya y'aha muziki ndabona ikirere cyeyutse, ndabona izuba, ndabona ukwezi, ndabona ineza isumbye inabi, ndumva mpawe impanuro ngo mpanure amahanga. Ndumva impumuro mu rwa Gasabo isabagizwa n'ibyishimo, nsubiriye ntoranyije ikama kuvukira iwacu nkatura muri iyi ngobyi duhetse. Bajya baduhaye kubona izuba baraduhaga zigatinyana, bagakora bashaka ikibatunga, amasuka meza bakayahingisha ngo barusheho kuba abakungu. Ariko disi siko bose babikurikije, ngo urubyiruko rw'ubu turashaka ibigezweho ndetse bijyanye na viziyo, ariko disi turabyitiranya n'iterambere dushaka kugeraho. Imfura z'iwacu bana b'u Rwanda, nta mweko ntiwakenyera, kandi ukenyera ntiwitere ntiwaberwa. Uwo mweko njye nawise umuco, umukenyero njye mbona ari amahoro, umwitero njye mbona ari iterambere. Babyeyi mwebwe ndimo kureba, mwebwe mwadutanze kubona izuba, nimudukure mu rwobo twaguyemo, mudusigasire mu biganza, mutwegamize mu gituza. Aya mashuri uko ari atatu natera ko batubyaye, icyo dushaka kuba tuzakira, naho dushaka kugera tuzahagura. Tugumane indangagaciro na kirazira. Urubyiruko mwebwe turi kumwe, urifuza kugera iki kuri uyu munsi? Fata ingamba nk'umujene utembere mu muco wacu ubashe gutera imbere. Ye baba we, urubyiruko rw'ubu turashaka ibigezweho, ariko disi siko biri. Icyiza ni ugukora ngo dutere imbere. Kandi nsabira ababyeyi, fasha umujene icyo ashaka kugera akigereho, yirinde gutekereza kure, yibaza impamvu yavutse atekereza impamvu yatwiswe. Twebwe twese turi hano turibaza iki uyu munsi? Ariko mujene uribaza iki? Dore icyo utari uyu munsi ugendane na Yezu kuko yifuje kuguhamagara. Ndaje njye nk'umujene kugira ngo mbanze nkubwire, tekereza uyu munsi impamvu uri aha ngaha, ushimire Imana iyo yaguhaye kuguhamagara ubashe gutera ibyina neza. Njyewe mujene uri imbere yanyu ndabashimira mwese, mbararikira akazi wacu dufatanye mu nganzo kugira ngo tubashe kugira ibyo tugeraho. Mujene wowe uri imbere yanjye, ishimira amizero ufite, niba uri umukene wikwitinya, ubasha kuvuga icyo ufite, ubashe guhagarara nk'umujene, ukenyere zitagwa. Mujene wowe uri hano, menya kuvuga oya, oya yawe ube hoya, wihagararaho nk'umujene, ubashe icyo ukora tuguheshe agaciro. Tuniga muri Kristo, dutehane nawe twishimye, dushimira Imana, dushimira ababyeyi abo bari imbere yacu, abo bari imbere yacu. Ariko disi ntibabivukanye, barabiharaniye. Nawe nk'umujene tera ikirenge mu cyabo kugira ngo ubashe kugera aho bageze. Urubyiruko weho ndimo kureba, uribaza iki uyu munsi? Njyewe nk'umujene naje imbere yawe kugira ngo mbashe icyo nkubwira, nawe gira icyo utora n'ibyo ndi kukubwira. Njye nkunda kiliziya, nkayubaha kubera ko yampaye gutera intambwe mbashe kugana Kristo, nishimana na Kristo. Twebwe turi hano turibaza iki uyu munsi? Wishidikanya ku kuri kuwasi uyu munsi, ubashe kugira icyo ukora, ubahakanira abaza bakubaza, ubabwira uti ndahuze, kandi rwose uvugisha ukuri kuko ufite impamvu umubwiye. Naje nje kugusaba kugira ngo dufatanye urugendo, twebwe nk'abajene twishimira amizero dufite, kuko twugarijwe na byinshi ngo tubashe kugera aho tugera. Iyi kiliziya mureba imbere yanyu ni twebwe yubakiwe. Wikwifumbata nk'umujene, ubasha kugira icyo ukora, umubwira uti ndahuze kuko ufite intera ikujana mu iterambere ry'u Rwanda. Kanisabira ababyeyi,
mwadufashije nk'urubyiruko mukabasha kudufasha rwose tukitera ikirenge mu cyanyu tubasanga tugana Kristo kugira ngo tubashe kugera aho tugeze. Muratwemereye babyeyi ngo tubashe gutera ikirenge mu cyanyu? Nawe mujene uri hano wishimiye ko babikwemereye utere ikirenge mu cyabo? Rwose twese turi hano nitwishimira amizero dufite duhakanira abaza batuyobya ngo Kiliziya irasenga ibishushanyo ariko disi siko biri. Naje mbashe kugususurutsa sinze kugira ngo ubujijishe ku byo ukora, bikore neza nk'umujene utere ikirenge mu cyawe ushimira Imana. Turi hano twese munyemerere nsubike singiriye ahubwo ndaje ngo tubashe gufatanya umugambi dutera imbere mu byacu. Turi hano nk'urubyiruko twishimira amizero dufite tubashe gutera ikirenge mu cya bariya budadisi si babivukanye ahubwo barabiharaniye. Ngabo z'iwacu, ngabo z'u Rwanda, mwebwe muturindire umutekano kanisabire nk'umujene, mutwemerere natwe nk'abajene dutere ikirenge mu cyanyu tubasange dufatanyije na Kristo tuyinige nk'abajene. Nubwo batwemereye ahangaha murabona inzego zitandukanye ziri ahangaha. Urifuza kuba iki nkawe nk'umujene? Icyo wifuza cyose shimira Imana wishimira amizero ufite kugira ngo ubashe kugera ikirenge mu cyawe. Burya disi ntibabivukanye. Nsoje ntasubitse ahubwo nzagaruka ngo tubashe kuganira tuganire kuri byose dushimire Imana dutera ikirenge dusanga Kristo ngo tubane na Mariya mu ngoma y'ijuru. Ndaje rwose nsoze mwihuma mwirambirwa njyewe nk'umujene nteye intambwe mu yanyu kugira ngo mbashe kugira icyo mbabwira. Njye nkunda Kiliziya kuri ubu n'igihe nzapfira. Amina. Yari umusizi usiga udasabwa agasiga abasizi basigara basobanuza. Viviane tuyishimire Santarari Mutungu Paruwasi Kanaba Diyoseze Ruhengeri. Murakoze.